ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Hanyuma tujye muri Yuda 1:3. Rwandiko rwa Yuda 1:3. Reka dusome. Bakundwa, ubwo nagira umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko haswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe gusa. Kugeza ryari? Kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe gusa kugeza iteka ryose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dufite ibihe byiza, twaririmbye, twasenze. Ndagira ngo rero nanjye mbabwire ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Kandi abera bahawe ryari rimwe gusa, ni rimwe. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko kuba umukristo ari ukurwana, ntabwo ari ukwicara. Muri yaravuze ngo urwane intambara nziza, na Paulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza, kandi nagize nte narinze ibyo kwizera. Abantu mutekereza ko iyo ukijijwe biba bishize, nimusubize amerwe mwisa. Munyemerere ndagenda gake, niba ari haleluya twaziteye mu buryo buhagije. Itwaziteye usubize mindi se. Haleluya twaziteye kandi turatera n'izindi. Reka jewe nyihorere gende buhoro kugira ngo tujyane. Ubundi Imana imaze kurema Adamu na Eva, yabashyize muri Edeni, ibaha inshingano zigera nko ku bintu bibiri. Reka bari byo mvuga byonyine. Icya mbere ni uguhingira uruzabibu, icya kabiri ni ukururinda. Edeni bivuze iki? Edeni buriya bwari ubuhanuzi ku gakiza. Iyo umuntu akijijwe abagaruwe muri Edeni mu buryo bw'umwuka. Adamu na Eva bayivanywemo no gukora icyaha. Iyo tubyara ubwa kabiri, Imana ibitugaruye muri Edeni. Arahirwa bagaruwe muri Edeni. Icya kabiri, Imana ntiyashyiriye Adamu na Eva muri Edeni kwicara, yabashyiriye muri Edeni gukorera urwo ruzabibu. Bwari ubuhanuzi buvuga ngo umuhamagaro twahamagawe ni uwo gukorera Imana, ntabwo ari uwo kwicara ndetse no kuyirinda. Turinde rero ibyo kwizera. Ndagerageza kugenda buhoro, iminota irahari, ntabwo ari iteraniro ryo ku cyumweru. Dukwiye kurwanira ibyo kwizera. Iyo uhamagawe ukavanwa mu byaha ukaba umukristo, ujye witegura kugiye kurwana. Ni urugamba. Satani yari yarakwihoreye kubera ko wari uwe, none umuvuyeho ugiye ku wundi mwana.
uko niko mukristo yabwiwe na Paul muri cya kibaya mucisha bugufi, aramubwira ati nta mwami ushobora gukundira umuntu kwava mu gihugu cye akajya mu kindi. Abakristo bajya bibaza bati kuki duhura n'intambara, kuki satani aduteza intambara? Nuko wamuvuyeho ukajya ku wundi, urwana intambara nziza rero. Paulo yagereranyije ubukristo n'amarushanwa. Abafite aho mwandike, yavuze ko kuba umukristo yabigereranyije n'amarushanwa. Uzasome mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorindo, ngo ni urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorindo, ibice 9 murongo wa 24 ndetse ukarangiza wa 26. Aravuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa baba benshi ariko hakagororerwa umwe? Aravuga ngo namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Hepfo akavuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ngo ariko twebweho tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Ntiwumva ko gukizwa atari ukwica, ni amasiganwa. Paulo yandikiye Abakorinto ababwira aya magambo, yari yaragiye abona amarushanwa menshi. Ngo icyo gihe iyo barushanwaga, uwabaga uwa mbere ngo yajyaga ahabwa ikamba nk'ikimenyetso cy'intsinzi, ngo ryabaga ribajwe mu giti cy'agaciro. Ariko Paulo mu minsi mike, igihe cy'imyaka runaka, ngo akabona rya kamba bahaye uwabaye uwa mbere ryarashaje, ryajugunywa ahantu muri mondisi. Aravuga ngo mbese burya niko bimeze? Abwira Abakorinto ngo bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ngo ariko twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Nanjye mu myaka mfite nagiye mbona amakamba yo mu isi. Yemwe barokore, hari ikamba ry'icyubahiro. Ntuzagira ingorane yo guhura n'umuntu wa cyangwa atakigira. Naravuze ngo burya koko nkunda kuvuga ngo mba ndi hano imbere ya kamera. Hari hano imbere ya kamera navuga byinshi, nkavuga n'amazina nabonye y'abantu bari banyakubahwa, ari mu rwego rw'amadini, ari no mu rwego rwa politiki, ariko guhura nawe yamucyuba. Ituvuga uta amaso yanjye abonye ibintu bibi, ariko twebwe tugenzereza dutyo. Abo bararushanwa, ariko nubwo barushanwa, iyo bahawe ayo makamba, ni amakamba yangiwe. Arahirwa be bahawe ikamba ritangira, bagenzereza batyo. Ngiye mubona ubahagaze imbere, ibi kubivuga imbere ya kamera ntacyo bintwara. Nabonye ingabo za kera zitsindwa, narazibonye hano ubu. Mbona interahamwe zitakaje agaciro, ubwirasi bwazo burashira.
uzi kera umuntu wabaga ashinze ibendera rya Muvoma iwe kuntu yabaga ameze. Ariko niyo uvuze ngo yari afite ibendera rya Emerere arubaka ati ariko ibyo bintu kandi gushaka kuza nyamuneka rero mureke turushanwe, kandi amarushanwa turushanwa ahabwa ikamba ritangirika. Ya makamba yose ni amakamba yanjye. Abo bagenzereza bajya kugira ngo bahabwe ikamba ryanjye, ariko twebwe tugenzereza dutyo agakiza kambuka imipaka, kambuka ingoma nyinshi ibihumbi n'ibihumbi, twebweho iwacu. Yesu yagiye kwa Marita na Mariya. Marita yagiye mu byo mu gikoni arateka, ngo ariko Mariya yegera Kristo. Komeza kumva amagambo y'umutima. Kugeza ubwo Marita yaje abwira Mariya ati yuzu ukamfasha. Jeza habwira Yesu ati Mariya umubwira akamfasha, ubu tuba twateguye ameza. Ariko Yesu yasubije Marita aravuga ngo Marita, Marita, wiganyiriye muri byinshi, nyamara icyangombwa ni kimwe. Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Burya imigabane yose yo mu isi turayakwa, ariko iyo ubugingo n'iteka ryose. Erega ndagira ngo mbabwire, agakiza utakarinze hari ibishaka kukubika. Nk'uko Imana yashyize Adamu na Eva muri Edeni kugira ngo akorere uruzabibu kandi arurinde, n'agakiza nako kararindwa. N'ibyo kwizera birarinda. Pawulo yaravuze ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana, niko yabwiye Timoteyo, umukristo yakundaga cyane. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushima. Umukozi udakwiriye kugira imfunwe, ugiriranye neza ijambo ry'ukuri. Hepfo kavuga ngo ariko amagambo y'amanjwe atarayimana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Aravuga ngo muri bo harimo Humunari na Fileto, kuko bayobye bakavuga ko umuzuko wamaze kuba, maze bakubika. Iri jambo niryo nashaka, bakubika kwizera kwabo. Ntiwumva ko kwizera kuba, kandi ibikubika birahari. Humunari na Fileto babwirizaga abantu ko Kristo yaje, kandi ko n'umuzuko wamaze kuba. Ababyumvise baravuga bati se turimo turarushwa n'iki? Duhirimbana, dukizwa, dusenga, twirinda ibyaha, kumva umuzuko wamaze kuba, kandi Yesu akaba yaraje akajyana abari bamutegereje basubira inyuma bajya mu byaha. Yubika kwizera kwabo. Satani
yubitse kwizera kwa Adamu na Eva, birukanwa muri Edeni, Imana ibavana baragenda. Bibiliya igira ibihe birindwi, ntabwo turi bujye kubivuga. Bitumye nibuka nyine, reka mvuge iki gihe cyane. Habayeho igihe kitarangwa n'icyaha. Adamu na Eva bashyizwe muri Edeni bataracumura, bari inshuti z'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana yajyaga iza kubasura mu mafu ya nimunsi. Nimvuga ko Imana yabasuraga, ntugire ngo ni kwa kundi kwawe ujye ufashwa ukavuga ngo Imana yansuye. Reka da, yarazaga bakayibona, bakayirebesha amaso, bakaganira nayo, bakayibaza amakuru, nayo ikababaza ayandi, ikagenda ikabasezera, bakayiherekeza, ejo ikongera ikagaruka ikabaganirira. Ntabwo ari ugufashwa kutabyitira. Utabona akazi ukavuga ngo Imana yansuye, ntiwayikubaza ukayibona. Bo barayirebaga amaso ku yandi, baravuga ngo ni igihe cy'Imana n'abantu. Ariko bamaze gukora icyaha, bamaze gucumura, Satani yubitse kwizera kwabo, iraza irabirukana. Baragenda bava muri Edeni, kugeza n'ubu nta muntu urabona Imana. Wayibonye namanika akabwira ati ngenda nayibonye. Hari ukubwira ati nayibonye. Wayibonye ute? Ati nabonye umugabo wambaye imyenda yera. Wabwiye iki n'iki ko ari Imana? Abambaye imyenda yera si biki? Imana yaragiye, abantu ntibarongera kuyibona kugeza n'ubu. Niyi twiyeretse ni mu buryo bw'umwuka, ariko abakristo bakijijwe babyawe ubwa kabiri, impano ya Kristo nivuga tukazamuka, tuzongera kuyibona amaso amaso, kugeza ubwo igitabo cy'Ibyahishuriwe kivuga ngo izahanagura marira yose. Satani yubitse kwizera kwa Adamu na Eva. Mureke turwanire. No mu gihe cyanjye aboreka mbareke no kubavuga, nagiye mbona abantu batarinze kwizera. Satani irakubika, turacyasenga, haracyari ibyiringiro ko kongera kukuba, ariko utarinze kwizera Satani yakubika. Nabonye uburyo Delila, ndabisoma uburyo Delila yubitse kwizera kwa Samusoni, wari waravutse ari umunaziri w'Imana, umucamanza, umuvunyi w'Abisirayeli. Imana yari yahagurukije nk'ubuhanuzi kuri Kristo. Ariko Delila yubika kwizera kwa Samusoni. Samusoni yapfuye bamunogoramo iki? Nawe nubwo uri umunyembaraga zo mu buryo bw'umwuka uzirusha Samusoni. Ariko niki cyatumye Samusoni, Delila yubika kwizera kwe kugeza ubwo apfa nogowemo amaso? Nuko atakurize. Nanjye nawe mureke dusiganwe, kandi tumenye ko abasiganwaga, reka mareke. Uwa gatatu, umwami Ahabu, ni umwami w'Abisirayeli.
yayoboye imiryango 10 mu majyaruguru. Murwa mukuru wabo wari Samariya. Reka mvuga kuri iyi Samariya gato. Murabizi ko hari igihe Yesu ngo yahuye n'umusamariyakazi ku kagezi ka Suka. Ngo baraganira ibiganiro byinshi. Umusamariya yaragiye kuvoma. Ngo ahura na Yesu kuko Yesu ngo yiyumvisemo akwiye kunyura i Samariya, kandi ahi Samariya ubundi abayuda ntabwo bajyaga bahanyura kuko banenaga abasamariya kubera ikibabarira. Aya ni amateka maremare tudashobora kujyamo. Murabizi ko ku ngoma y'umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu habanza Dawidi abyara Salomo. Salomo nawe uwamusimbuye ku ngoma ni umuhungu we witwa Rehobowamu. Rehobowamu amaze kwima ingoma, Bibiliya ivuga ngo yahamagaye abasaza arababwira bati muze mungire inama uko nayobora. Basaza baramubwira bati nyakubahwa Rehobowamu, uhamagara Abisirayeli ubahumurize. Iso yaradukubise, Salomo yaradukubise, ubahumurize kukuyeho ikiboko urabayobora. Baramubwira bati cyaka Iso yatwatse amafaranga kubera Salomo yarongoye abagore 1000, barabyara nabo bazana baja. Uzi amadepanse yo muri presidence? Uzasome ayo madepanse yo muri presidence yo kwa Salomo, ibiryo baryaga buri munsi. Maze abakora baba bake kuruta barya. Baramubwira bati wowe gabanya depanse yiwawe muri presidence, Abisirayeli tuzakuyoboka. Uracyahamagara abasore ababwira uburyo abasaza babamubwiye. Aravuga cyane abasaza bakuyoboje abantu utabakubise ubahamagare ubabwire uti nzabakubita. Data yabakubise sikoro inkoni, ariko nge nzabakubita sikorope, kandi uburetwa n'amahoro nzabyongera mbikuru. Yahamagaye Abisirayeli ngo yumvire inama y'abasore kuruta y'abasaza. Bemwe basore mujye mwumvira abasaza. Jyamo urubyiruko ngo muyoborwa n'umuhungu w'urubyiruko. Uriya ubayobora ababwiriza. Ubundi niba mushaka umuyobozi w'urubyiruko mwiza, kajya mukabashumba bagenzi bawe, mujye mushyiraho nk'uriya mushumba wo hirya w'umusaza. Saba Imana bari buba nka perezida w'urubyiruko. Z'urubyiruko tera haleluya sabi. Amen. Kubera cyuriya yayobora urubyiruko, yabaye urubyiruko azi ahantu ushobora gushyira ikirenge ubuzima bwawe bwose bukarangira. Naho urubyiruko kuruyoboza urundi rubyiruko ni ya mpumyi ibironda se. Ibyiyumviro bye ni iby'urubyiruko, biba bishaka ibyiyumviro by'uriya musaza kugira ngo ajyanaga mutuze. Abize urubyiruko iyo muturebye muravuga ngo vie ni vie. Urubyiruko rwakwise vie niho kuvuga ati ni vie mu
mutwe nta kibi. Ni ibintu by'abasaza. Abana b'iwanyu barakuze bakiri bato, bajyaga bande bagenda nyina bakambaza batari kubwo wigeze uba umwana. Ubu dufite ikibazo cy'urubyiruko mu matora, njya numva banabivuga bakavuga batahari wenda dufashe ibintu by'iyobokamana tukabisanisha n'iby'urubyiruko rukunda rwarushaho kwibonamo. Melode y'indirimbo muyihindurire nukurapari Yesu 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 Yesu. Mbese ngo kugira ngo urubyiruko rwibone muri ibyo bintu dukora uko dushoboye tubisanishe n'ibyo hanze ngo tujye turapa, ariko ntabwo melode zigira umwimerere yazo, ntabwo ari ibintu byo kurapa. None se iyo mubonye abo basaza babishoboye ugira ngo abandi babaye urubyiruko, ntabwo icyo ari cyo kibura. Ikibura mu itorero Petero yarakibuze ageze kuri rwa rusengero rwitwa, aravuga ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakimuha. Nimushake icyo kize mu itorero murebe ko urubyiruko rutaza, mutagombye kujya mu marara. Uzahumura impumyi, urubyiruko rwo haruguru harwo kumanuka ruzazanwa n'amarara, muzarapa se kumanuka. Nta na kimwe dushobora guhiga cyerekeranye n'iby'abisi tuzabona. Haleluya, amen. Haleluya, Amen. Rubyiruko haleluya, Amen. agakiza karahagije iyo kakugezemo nyako. Dore ko hari n'akenda gusa nk'agakiza ariko atari agakiza, kageze mu rubyiruko ari agakiza nyako, karahagije kuguhindura ukaba umwana w'Imana. Kubera ko agakiza ni umugozi w'imbabazi wa Kristo. Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 12 aravuga ngo mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima kandi byera bishimwa n'Imana. Aravuga ngo uko niko kuyikorera kwayo gukwiriye, kandi ntiwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Kuki Pawulo asaba ko tuba imibiri yacu ibi bitambo bizima? Igitambo iyo cyajyaga gutambwa cyarabohaga kugira ngo bagishyire ku gicaniro kidatera amahane. Ninde wahuye n'umurunga w'agakiza wa Kristo ukamuboha umunwa agakomeza agatukana? Ninde wahuye n'agakiza ka Kristo, umurunga w'urukundo ukamuboha amaboko akaba agikorakora ibindi? Habuze agakiza nyako, ibindi murisho. Rehobowamu ahamagaye rubanda, ababwiye inama y'abasore. Rubanda ruravuga kuti duhuriye hehe no kwabwirwa? Urashaka se kutuyoboza igitugu? Ese ubundi ni iki byanditse hehe ko abantu bose bazajya bakomoka kwa Dawidi? Hakaba hari umuhungu warerewe kwa Salomo witwa Yerobowamu, kandi umuhanuzi Ahiya ngo yari yaramuhanuriye azana umwitero arawumukenyeza ngo awucame ibipande 10.
maze rubanda Rehobowamu bavuze uko baravuga bati hari Imana yavuze ubutumwa, mugende mujye kuzana Rehobowamu. Ubundi se Imana yakuvuzeho nuwe muhanuzi waguhanuye? Baragiye bazana Rehobowamu baramwimika, ubwami bwa Isirayeli bucikamo kabiri. Rehobowamu asigarana imiryango 10, umuryango wa Yuda n'uwa Benjamini. Rehobowamu nk'uko Ahiya yamuhanuriye ajyana imiryango 10 ayishyira mu majyaruguru ya Isirayeli. Ahageze Abisirayeli bari bazi ko bagomba kuza gusengera i Yerusalemu. Batangiye kumanuka ngo baze gusenga, Rehobowamu aravuga ati bazacika bakomeye. Niko kubaka ibicaniro by'ibigirwamana, kimwe cyubaka i Beteli, ikindi cyubaka i Dani. Afata abatambyi bo mu muryango wa Dani abagira abatambyi b'ibicaniro b'ibigirwamana. Abwira Abisirayeli ati dore mujye gusenga. Ari Yuda na Benjamini basigaye hepfo ntibubashye Imana. Ari n'imiryango 10 yazamutse ntiyubashye Imana. Imana ibateza igice cy'epfo, ibateza i Babuloni, barabanyaga barabajyana. Igice cya ruguru igiteza Abashuri. Mwese muri abasomyi ba Bibiliya, hagarutse igice cya Yuda n'icya Benjamini. Igihe cya Kuro umwami w'Abamedi n'Abaperese, muzababona ba Zerubabeli n'abandi batahuka. Ariko igice cya ruguru ya miryango 10 yose ntawagaruka. Abashuri bakoreye n'Abisirayeli, bafata abagore n'abakobwa ku ngufu. Nicyo kibi cy'intambara. Mujye musengera intambara mwo kurebera, mujye musenga mupfukame, n'amahana akomeye. Ibyo bibyariro by'Abashuri n'iby'Abisirayeli nibo bitaga Abasamariya. Bayuda rero bagarutse bakajya babanenga bati bariya ntacyo bapfa, ni bya bibyariro. Ngaha Abasamariya bavuye, kandi nta Muyuda wajyaga ajya ananira Samariya. Ariko Kristo utarobanura abantu ku butoni, utareba akavukiro, utareba inkomoko, utareba uko wavutse, we yiyumvamo ko. Ese ubundi yataba Kristo uba warahuye nabo? Abatambyi batunyuzeho barakiki, Abalewi nabo batunyuraho barakiki, ariko w'imbabazi Kristo. Abandi barakiki, n'ubu kandi bazakikira, ariko muri ibyo yaravuze ngo njya nikomeza, nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire ko Yesu ari umwami. Ahabu yayoboye amajyaruguru, ntiyubaha Imana, aca abahanuzi bose abakura, arabirukana ati simbashaka. Yimika iki? Ibigirwamana. Ariko umunsi umwe ikigeragezo kimugezeho, umwana warwaye, yibuka umuhanuzi yigeze amuhanura witwa nde? Ahiya. Rehobowamu ati hari umuntu wampanuriye, kandi birasohora. Nta turo yari yarigeze amushyira. Abwira umugore wa Tirera, Yezebeli yagize ibintu bibi pe, yubitse kwizera. Ni naho narigeze kwaha umwami w'Abisirayeli yubakira ibigirwamana. Atuma Yezebeli ati
ngo ahiya yari yarashaje yarahumye atakire, maze umubaza uti umwana wacu azaki? Maze ngo muka Yerobowamu agihinduka imbere y'umuhanuzi mu marembo yo kwa Ahiya aripfukirana, kandi ngo yari yarahumye umuhanuzi, ngo umuhanuzi ahita amuhamagara ati yewe muka Yerobowamu, reka kwiyobera, uripfukafuka wipfuka iki kuzanye ndakizi, dore genda ubwire umugabo wawe, ubwire umwami uti Imana ya Isirayeli yagukuye muri rubanda. Iyo muri rubanda murahazi, mwe muri abanyamugi, ariko namwe mwavuye muri rubanda. Erega mu gihugu cy'u Rwanda sinzi ko hari naho twakita muri rubanda, nta muri rubanda kigira, hose hageze amashanyarazi n'amazi kereka kera, ariko muri rubanda niyo ni nk'uko yamubwiye ati ndi wari uwo kuba umwami wa Isirayeli, n'amateka yawe ntabikwemerera, wakuwe muri rubanda ariko wicaye ku ntebe. Abarokore y'Imana bazamuye, musengera kuzamurwa, hakumura kuri y'Imana muzamura. Gihe abarokore utwo tuntu muba mufite kandi warasenze. Genda shaje sinjya mbembereza, ndakubembereza n'iki? Mubona nkeneye byinshi ngombe. Uba warasenze warakuturije, wavuye utazi no gusoma no kwandika, utarabimenya wabaga mu cyumba ariko ukora kandi daribure, ubona akadiporome uriyongeza, ubona kaminuza, kandi Imana yajyaga ibivuga, ariko umaze ngoko kubona metirize ngo bya bintu usigaye ubyite by'abasha, aho byavuye ntuhazi. Ucuruza inyanya ugasenga, Imana ikagenda ikuvugaho, ari Imana yavuzeho mutara. Haleluya! Ubundi si iki gihugu utakibwirira cyane, ntabwo ari amahugurwa. Mperutse yigeze ajya mu materaniro ku cyumweru, mbona imodoka nziza, singira imodoka ariko inziza ndazizi pe. Mbona imodoka nziza itwawe n'umugore, umugore ambonye arahagaze, aravuga ati mushu, ati ngwino ngutware. Yarahagaze ndikanga, ntamwitegereza, mbona ni umupantekote wa Deperi. Ubwo ababizi nyine hari ibimenyetso bibaranga. Hanyuma nyigiyemo arambwira ati ariko batubwiye kuza kubwiriza iwacu, usengera arahambya, ndavuga ntuye ntabwo nza kuhabwiriza, nahabwirije kubaka. Hanyuma arandeba ati se wamenye mushu? Tereka da, ubu ntiwamenye rwose sinamenye. Iramubaza, arambwira ati waranyoboye? Avuga n'umudugudu namuyoboyeho, reka ndeke kubivuga. Atari icyo gihe niko yahise ambwira ati notsaga ibigori kuri 40 nijoro, ati ntiwari kumenya. Nanjye ndaseka ndababwira se nta mupasiteri rwose wamenye umukristo wotsa ibigori. Arambwira ati mushu, ati nkunda kuvugisha ukuri, nabazi ngo pasiteri yamenye umukristo wotsa ibigori, ntawe yamutumiye mu bwitane, ntawe ni wowe gutanga n'umuhamagaro byawe. Ariko arambwira ati icyo gihe byotsa Imana ikajya imvugaho. Haleluya! Kajya imbwira kwizangirira neza, ikamvuga imodoka nkapinga. Ese iyi modoka ni iyawe cyangwa uri umushoferi?
ati nibonye ndi noneho mpa nimero zawe. Yemwe barokore, Imana ninabazamura mujye mwibuka ko atari imbaraga zanyu. Iyaba ari gukora cyane ni byiza, ndanabibashishikariza, ariko musabe n'Imana ishyiremo amaboko yanyu. Muyisabe mutima, dore ngo turimo turakora, wabuze kuzahumugisha imirimo y'amaboko, none aya maboko yanjye yahumugisha. Ahiya aravuga ati yagukuye muri rubanda, yemwe abavuye muri rubanda, ikabicaranya n'abakomeye, ukisanga unywera icyayi ahantu utagombaga kukinywera. Komeza uyihimbaza, komeza uyiha icyubahiro. Ni inyamaboko, ni inyembaraga, ni inyabushobozi bwinshi. Kuki mubona amapromosiyo mu gatima? Mwagera muri ya miryango yanyu mugatinya no guhamya ko impamvu mutanywa inzoga mwakijijwe. Batese wowe kutanywa inzoga wanyu nokwe ngo muri iyi minsi, muri iyi minsi mba numva ntameze neza. Mwarorohewe, Bibiliya ntimukizigendana ngo muzifite muri telefone. Ubu navuze ntihagira uyirango, ariko reka mbabwire, nubwo ziri muri telefone, ariko iyi Bibiliya ntukayireke. Niyo muri telefone ni nziza, sindi umutambyi. Niba ufite n'imodoka, uri umugabo, fata Bibiliya yawe uyishyire ahagaragara. Nihagira umugore w'inzaduka winjiramo akayikubita ijisho, iyi Bibiliya iri muri telefoni nawe arayiha. Azavuga ati mbese uwo murokore se? Yewe wa mugore we, ufite imodoka nziza, ariko Bibiliya yo muri telefone wiyireka, wiyikuramo, ariko nitunge maze uyishyira ahagaragara mu modoka yawe. Umugabo w'inzaduka azinjiramo, azatinda akaboko ke kugukabaka. Zahita avuga ati mbese uwo murokore ujya uvuga uti ndiwe, nje ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose, nje ndi pasiteri nakuyeho. Bose barabizi ko ndi pasiteri. Niyo ngeze n'ahantu hatari abarokore, iby'amazina ndabireka mbanza pasiteri. Nta soni mfite z'agakiza. Kuki ukizwa ugatangira guhishahisha? Wagera kuri ba bene wanyu bakomeye b'abakire, se kuko nta kantu uriko. Ndabizi ngo n'abamaze kuyabona ngo harya ni utwabaye ngo murwara inzoka. Abarokora Imana yazamuye bavuye kuri mukaru bavugana nayo, kandi babwira ko izagira iti iyo bahageze ko bazana twabayini wakabisaba. Umunsi mwiza nibuka, haleluya, nubona kwemereyeho. Njye ntangara mumaze kuyabona, mukora za universe, nta shyari bafite, nanjye ndayafite. Murandeba mukabona nshoboye, murareba nshoboye. Ariko niki gituma uho nabuze umurokore n'umwe wadutumira ngo turye tunywe, ngo atubwire itariki yavukiyeho gaga?
kandi wavutse rimwe azapfa kabiri, ariko wabyawe ubwa kabiri azapfa rimwe. Nteranira hano iby'isi nibyo mwishimira. Uze hano kuberekana umuntu ngo ubukwe ntabazi n'umutegereje, ariko n'ubu ziravuga, indabo zigacicikana, amashyiririri, ariko umupaseri yahamagara uwiha yazaga agapfukama bamusengera. Ntubona abarokore bafite ibyishimo, ahubwo ngo umuntu abonye umugabo nubwo ndavuze iki gitwenge YouTube ntiyagikata ngo bikunde, ngo abonye umugore. Icyo ni igice cyo kwa Marita, nacyo si kibi, nacyo si ariko icyangombwa. Haleluya, kimwe gusa. Birori mukoresha iyo mugabo n'umugore barusenye ntibibuka n'igihombo bakoze bakora. Mumenye ko dukwiye kurwanira ibyo kwizera. Abera bahawe rimwe gusa kandi bikageza iteka ryose. Kuki agakiza abantu mugapfobya? Kuba umukristo bikaba ibintu biciriritse, n'inyigisho zikaba ngo ugiye hanze, ngo hanze se hari iki? Wagiye hanze Imana irakuzamuye, ugira ngo wazamutse wagezeyo hari ikindi abasigaje iki? Kumanuka. Abariyo mbabwiriza ukuri, nta kindi ngo ni ukugira gute? Pawulo aravuga ngo nzi gukizwa uko byagenda kose, naba mpaze naba ntahaze, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nuzamuka ukomeze ukizwe, numanuka nabwo ukomeze ukizwe. Ndi kubona abapasiteri bamanutse, mutwakirira hariya mutwaka Bibiliya, yanjye ndayizaniye anabakiriye. Gusubiza iyo Bibiliya ko nyivanye ikabuye, ubwo nyivanye iriya ntimukatubere iyo batumaniye ko mutazitwara. Mureke turwanire ibyo kwizera. Haleluya, haleluya. Salomo ni umuhungu wa Dawidi. Abagore b'abanyamahanga bubitse kwizera kurarangiye. Kandi Salomo mu bintu se Dawidi yamubwiye, kavuga iki? Yaramubwiye ngo Salomo mwana wawe, ujye umenya Imana. Salomo ni wa wundi wubatse urusengero, ubwiza bw'Imana bumanukiramo, arabibona. Ariko abagore b'abanyamahanga bamucurika umutima, yibagirwa Imana yase. Reka abo kwizera kubamye imbareke, ariko hari n'abandi bakurwanya. Yesu ashimwe cyane. Hari izindi ntwari zatabarutse. Yosefu yarwaniye kwizera, ava mu cyumba cy'umugore wa Potifara. Abagabo muri hano, iyo hataba kamera mba mbahagurukije, ninde wahiva? Yosefu Farawo yageze ubwo ahamya ko arimo umwuka w'Imana.
umuntu uri mu mwuka w'Imana rero hari ibintu bigaragaza umuntu uri mu mwuka w'Imana. Iyo ikintu kikurimo byanze bikunze bikagaragaza. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu ari mu mwuka w'Imana ni uko yivana imbere y'umugore wa Potifari. Aranesha. Dufite topic izageza kuri 24 z'ukwa gatanu. Mu cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamuki. Izo mbaraga izambere zinesha icyaha. Yosefu ageze mu cyumba cy'umugore wa Potifari, nta muntu wamureba, kandi yaryamana na nyirabuja. Yari seve yongeye kuzima mu buryo bwa Satani. Yari agiye kubahwa agasimbura shebuja. Ariko Yosefu abwira muka Potifari ati twumvire, mu by'Imana mu by'umugabo wawe yampaye wowe uri yampaye ibyo mu rugo byose ngo bitegeke. Ariko muka Potifari ariko hepfo avuga irindi ryaneje, aravuga ngo kandi uretse n'ibyo. Iryo jambo ngo kandi uretse n'ibyo biravuga ngo niyakuma sinari kukwema. Bibaza umuboye abwira nyirabuja ati bakushingiye no kuko ufite. Ariko yaramuhamije Yosefu. Ariko Yosefu yarwanye ibyo kwizera. Umva aje none hamwe n'ibugirye namugurira kofi kose. Yosefu aramubwira turetse n'ibyo sinshobora gukora icyaha kinini kingana ngo mpemukire Uwiteka Imana yawe. Abantu benshi banga gukora icyaha batinya ingaruka z'icyaha. Nisambana nkatwara inda biragenda gute? Iki kintu ninyikora bakazakimenya. Ntabwo Yosefu intambara ari kurwana ari ingaruka z'icyaha, ahubwo aranga icyaha ubwabyo. Yosefu yarwaniye ibyo kwizera arabitsinda. Pawulo namuvuze yaravuze ngo narwanye intambara nziza kandi ndangije urugendo. Guhera hejuru avuga ngo yabwiye Timoteyo ngo njyewe sigaye meze nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, yabibereye umuzamu arabirinda. Aravuga ngo bisiga mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera azaba ni rya rindi ritangirika. Aravuga ngo ariko si jye jyenyine gusa, ngo ahubwo n'abategereje kuzaboneka kwe bose. Dawidi na bagenzi be barwaniye ibyo kwizera, banga kurya intonorano zo kwa Nebukadinezari. Buriya wowe ushobora kubyumva gake, ariko umenye ko Dawidi n'abariya bahungu bari bakuwe mu nkambi. Daniel na bagenzi be bari bakuwe mu nkambi, bari abanyagano i Babuloni bavuye mu Bisirayeli. Ndatekereza uko turi hano ntihabuze n'umuntu wabaye mu nkambi. Inkambi nta yindi poroje y'umuntu ugeze mu nkambi ni ibiryo. Niyo wamubaza utese urifuza iki, ahita akubwira iki. Ibaze kugira ngo Daniel na bagenzi be umwami avuga ati mujye kureba abahungu mu nkambi, mubazane bige muri kaminuza y'i Babuloni. Kandi si ukwiga muri kaminuza y'i Babuloni gusa, bazajya barya ibyo kurya bivuye bya Bibuli. Haleluya. Byagize gute? Ayiwe ibiryo bivuye ibwami
n'abahungu bavuye mu nkambi, ariko bamaze kumenya ko ibivuye kwa Nebukadinezari byose babinyuze imbere y'ikigirwamana cye, agategeka birya tu. Bibiri ivuga neza ngo bagambirira, bagira bati bakinze urugi, bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya itubirya. Twebwe turi abana b'Abisirayeli, babwira uwari ubishinzwe ti none umubiri wanyu numera nabi, umwami akazabimenya akabimbaza ati utugeragereje iki? N'amazi. Shimbo n'amazi kwariganje n'ubu biriye sinzi ko, ariko Imana kuko bagambiriye neza bya bishimbo n'amazi, Imana ishyiramo intungamubiri ziruta izari mu biryo bivuye kwa Nebukadinezari, maze ngo babiriye. Haleluya, haleluya. Wari uzi ko Imana igihisha abantu bayo? Wakwambara umwenda umwe uwuzana mu rusengero buri cyumweru, hashira ukwezi umuntu akakwegera akakubaza ati ariko ya myenda wambara uyigurira he? Imana iratanga. Barwaniye kwizera baragutsinda. Aburahamu yarwaniye kwizera abasekuruza w'abizera. Yesu ashimwe. Umunsi yashoreraga umuhungu we agiye kumutamba, kubyumva we ntabwo wabyumva. Umwana umwe w'ikina wahawe mu masezerano ukageza mu myaka 100, ariko yumvise ari Imana imuhamagaye, aravuga ati ndamutamba. Kandi yarantangaje Aburahamu ngo amukorere iwe, ariko Aburahamu yari akwiye kuba sekuruza w'abizera. Kandi Imana ibimubwira uzasome yongeyeho umwana ukunda. Imana yari irizi ko amukunda. Ngo bageze mu nzira, Aburahamu yagendaga aririmba ati Imana niyo yamumpaye, ni nayo imujyanye, buriya nzongera kumubona ku munsi w'umuzuko. Mana urabizi ko ngukunda, uramumpaye none uramwishubije. Iyo Bibiliya ivuga kumutamba, igitambo cyo koswa kwari ukumushyira ku gicaniro akamutwika. Ngo bageze mu nzira, umwana areba ati papa, aramuhamagara ati data, undi aramubwira ati karame mwana wanjye, ese turimo kugera, tugiye gutambira Imana igitambo cyo koswa, none se ko ndeba inkwi nkabona n'umuriro, igitambo turi gutambira Imana kukibagiwe? Nakwibutsa Aburahamu yahanuye atabizi. Ntugire ngo yaramubeshya, ahubwo yahanuye atabizi. Iyo aramukamubwiye ati ni wowe ntamba, ayiwe Isaka yari mukuru, yari gukubita inkwi hasi akiruka ati genda witambe nawe. Kandi yari yamujyanye yabihishe Sara. Ariko Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, nitugeraho dutambira igitambo, Uwiteka Imana yo mu iri bukishake. Abarahanuye Aburahamu atazi ko hano. Ngo bageze hafi yo gutamba, aravuga ati aba bagaragu bari burokoye igikorwa cyanjye. Arababwira ati nimusigare hano. Agiye kongera guhanura, njyewe na Isaka mu kanya turabagaruka. Maze ngo ageze aho gutambira igitambo, yubaka igicaniro.
afata Isaka atangira kumuboha amaboko n'amaguru. Isaka yagira ngo Sara mukinisha. Bibiliya ntivuga byose. Isaka ntiyabura kubwira Isaka ariko se papa urimo gukina uduki. Ariko Aburahamu yari yamaramaje kumvira Imana, ngo aramuterura amushyira hejuru y'inkwi, arambura akaboko agiye kumusogota. Marayika w'Uwiteka ari we Kristo ahamagara Aburahamu ati Aburahamu, stop, ndaguhagaritse. Akaboko nikagumaho mu izina ry'Uwiteka. Ntiwice umwana wawe. Namaze kubona ko wumvira Imana. Maze ngo Aburahamu akebutse abona isekurume, amahembe yawe yafashwe mu gihuru, ati tambi. Arayifata arayitamba. We na Isaka bagaruka kuri ba bagaragu be no kwa Sara bati tuvuye gutaha. Iyo sekurume y'intama yavuye. Mose yarwaniye kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Wandikira Abaheburayo yaravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo abirutisha kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Nkunda ijambo ryo hepfo ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bose. Mose kwanga kwitwa kuba umwuzukuru w'Imana, ngo akajya kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Tasozi minota yacu yageze. Nategekeye kuganira nawe. Icyambere gituma abantu barwanira kwizera, aho hafate nubwo ibintu byose, ariko ndakwinginga ngo iki ucyumve. Impamvu umuntu agira imbaraga zo kurwanira kwizera, icyambere ni ukudakumbura aho yavuye. Uzasome mu Baheburayo ibice 11 murongo wa 13, haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibiki ibyasezeranye, ahubwo babiraraga biri kure cyane. Se mujya mubirora baroko ngo bakabyishimira, maze ngo bigatuma bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Bati twebwe nubwo mutubona ariko turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Bavuga ngo abavuga batyo baba berekana ko bafite gakondo. Hepfo hakavuga ngo iyo bakumbura iyo bavuye, baba barabonye okaziyo yo gusubirayo. Ngo ariko none barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ari nayo mu ijuru. Bibiliya ikavuga ngo nicyo gitumye Imana mwumva idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe, kuko yabateguriye ingoro. Ariko Bibiliya irakomeye. Uzi ko hari abakristo Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Nubwo ry'igabo rugera ku buryo ushobora gukurira n'Imana hano muri quartier commercial, ukayibaza utese nawe uri Imana ya kanaka, reka no kugira izina mvuga mutitira. Ngo ikakubwira ireba hasi iti nuriya nyine naramureba, ifite isoni zo kwitwa Imana yawe. Ngo ariko hari n'undi mukuru kubera yarwaniye ibyo kwizera, ngo wahura n'Imana ukayibaza ngo uri Imana ya kanaka, igahita ikubwira ikureba mu maso ngo ndiyo.
nicyo gituma Imana wagera kuri 12 ngo nuko rero ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo abo barwaniye kwizera bakagutsinda twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingira vuba dusiganirwaho dutegekwa dutumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza rwose ngo yihanganiye umusaraba w'isoni kubw'ibyishimo byamushizwe imbere ntiyita no kwisubiza mutumbire Yesu wenyine. Hari abarokore bajya bavuga naka yarangushije pasiteri yarangushije wakubwiye kumutumbira ninde? Ese urusengero mugira ngo urusengero rubamo abatagatifu n'ubu ndakubwira usenga urora ntusenga uhubire hari umujyamo kwicaye iruhande wazanywa no gukora ibindi ntabwo urusengero rubamo abatagatifu ahubwo rubamo inkomere zitegereje gukira. Ntimwasomye amakuru y'umugabo wavuye i Yeriko wavuye i Yerusalemu ngo agana he? Ikosa rya mbere yari yakoze reka hure n'ingora yavuye i Yerusalemu agiye kandi Yeriko ni umudugudu Yesuwa yavumye amaze kuwurima yemwe abari kuva i Yerusalemu bajya he? I Yeriko mugarukira ngo ahageze ahura n'abambuzi baramukubita baramukomeretsa. Bibiliya iravuga ni inkuru Yesu yavuze ndende ngo basiga haburaho gato. Umulewi yamunyuzeho, umutambyi amunyuraho, umusamariya w'imbabazi araza, uwo niwe Kristo ngo aramufata aramwomora inguma amusiga amavuta yerayo amushyira ku ndogobe ngo amujyana mu nzu y'icumbi. Urwo ni urusengero maze amushyira ba nyir'icumbi dore ga wewe bati ni mu rwazi ngo asiga idenariyo ebyiri. Iyo ni isezerano rya kera neza. Aha harimo idenariyo zo komora abazanye inguma bahuye n'abambuzi bakabakubita. Ngizi idenariyo ni isezerano rya kera n'irishya. Abwira abantu abarinzi b'inzu y'icumbi ati ibindi bitamukiza muzambwire nzane n'ibindi. Hari uwo byananiye gukiza itangiro n'iritagukiza uzajya ukuva n'ibyanga ujye mu barebi abarebi nibanga ujye mu kubara nogera mu byahisho udahuye n'umutuku uvura esigariya nta muti womora uhari Kristo n'amaraso. Mu rusengero harimo inkomere zasigiwe idenariyo ariko dufite ibyiringiro ko zizakirira muri mwakira ijambo ry'Imana. Batwakire Pasiteri Minega asengera abantu bose baje hano bakomeretse imuharisi idenariyo